Rwanda Development Board ni ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere ry'abaturage ndetse n'igihugu muri rusange. Iki kigo rero cyagize gutya kigaragaza itangazo rigira riti RDB itangaje iri tangazo kugira ngo imenyeshe buri munyarwanda yuko Chateau Lomalala ifunzwe by'agateganyo kubera imikorere mibi, serivisi mbi ndetse no kutagira ibyangombwa byujuje ubuziranenge byo kuba batanga serivisi zijyanye n'amahoteli ndetse n'ubukerarugendo. Iyi hoteli Chateau Lomalala iherereye hariya mu karere ka Karongi mu ntara y'Iburengerazuba. Twakomeje kugenda tuyigarukaho hano kuri Wasam TV Show kugeza kuri iyi nshuro rero ikaba yafunzwe by'agateganyo, ubwo igiye gushaka ibyangombwa kugira ngo izongere ifungurwe. Ibi ngibi rero tugiye kubigarukaho tubirambura muri iki kiganiro. Icyo tugusaba gusa ni cya kindi no gukora subscribe kugira ngo tujye tujyana mu biganiro bigenda bikurikira iki ngiki. Iyi ni Wasam TV Show. Murabizi yuko rero iyi hoteli yari imaze iminsi muri swaga nyinshi cyane z'abantu ngo bakoreyemo ubukwe. Mu gukoreramo rero ubukwe ngo baza kwakirwa nabi cyane. Mu kwakirwa nabi rero baza kugira gutya barabivuga. Byatangiwe na Miss Nishimwe Naomi waje kuba yashima n'Imana yuko iyi hoteli yafunzwe. Nabyo turaza kugenda dukomeza tubigarukaho. Yatanze rwose urupapuro rw'ishimwe aza kugenda ashima Imana kubera yuko iyi hoteli n'ubundi bayifunze kandi aricyo yahoraga ayifuza. Ibi ngibi rero byaje gute, byatangiye ryari? Reka twongere tubigarukeho by'akanya gatoya, iminota mike kugira ngo uze kugenda usobanukirwa. Iyi ni Wasam TV Show. Reka twibutse gukora subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo tujye tujyana mu biganiro bigenda bikurikira iki ngiki. Chateau Lomalala rero ni iyi hoteli imeze neza cyane. Urebeye inyuma ni inyubako nziza cyane iri mu ishyamba hariya mu misozi ya Karongi, aho rero ari hoteli y'inyenyeri zigera kuri 5. Iyo hoteli rero yaje kuzamo ibibazo mu minsi ishize, ubwo Miss w'u Rwanda wa 2020 Miss Nishimwe Naomi ngo yatahaga ubukwe bwabaye ku itariki 4 kugera ku itariki 6. Ubukwe bukaba bwari buteganyijwe kubera muri iriya hoteli Chateau Lomalala, akaba ariko byari biteganyijwe. Gusa ngo iyi hoteli bari biyakiriyemo ngo ikabaha serivisi mbi cyane. Yabahaye serivisi mbi cyane rero ituma benshi bakomeza kugenda bayinumbira bavuga ati iyi mbega ya hoteli ni ukuyibonera inyuma ukagira ngo yaba iribwa, naho ngo imbere nta kintu na gitoya kirimo. Bayishinjaga rero ibintu byinshi cyane, harimo kubura kw'amashanyarazi, harimo kudatanga serivisi nziza, kubwira abantu nabi ndetse no kugaburirwa ibiryo byapfuye. Ukomezaga kugenda ubibona cyane cyane ibintu bijyanye n'imbuto, ngo breakfast bahawe ngo yari irimo ibintu by'utunyenzi by'udusimba nyine tugenda nyine turyagagura imbuto tw'udusimba. Namwe muratuzi, ubwo wenda nshobora kuba ari ishishi cyangwa se ibimonyo, ibintu bimeze nk'uko nguko, ngo nibyo bintu byari biri muri ibyo byo kurya bya breakfast bafashe. Miss Nishimwe Naomi ndetse n'itsinda bari bari kumwe, Semakweri ndetse n'umugore we Bonete, akaba ariko byaje kuba byagenda. Ibyo ngibyo rero ntago byose byatangajwe na Nishimwe Naomi. We nuko yavuze yuko ngo ari ibigo bimwe na bimwe umuntu ajyamo akayizera serivisi nziza bikarangira bamuhaye serivisi mbi. Ibyo ngibyo rero yavugaga Chateau Lomalala. Nyuma yaho rero bije kugenda gutyo, undi mukobwa witwa Uwera Queen yaje kugira gutya byose arabisasanura, ashyira ukuri hanze, amena hasi umuceri ndetse n'iyo hoteli aza kuyivugamo. Iyo hoteli rero nayo yagize ibyitangaza, ariko ibitangaza nyuma yuko Semakweri ndetse na Bonete umugore wiwe bamaze gutanga urupapuro rugaragaza yuko bakiriwe nabi kandi bagomba gusubizwa amwe mu mafaranga batakaje muri iriya hoteli. Nuko nguko rero byaje kuba byagenda, biza kuyogayoga, tubigarukaho inshuro nyinshi, ndetse iriya hoteli nayo iza kurambirwa iby'ibyo ngibyo, iza kugira gutya ishyiraho umunyamategeko wabo, iramukangura ajya gutanga ikirego cyo muri RIB, kuko abangaba ngo bari kubasebya ndetse n'abanyarwanda bose bemera yuko abangaba bari gusebywa.
biza rero gukomera cyane ubwo bavugaga yuko uyu Nishimwe Naomi ashobora kuba ashobora gufungwa, ari nacyo cyatumye agarukwaho inshuro nyinshi avuga yuko ari imvugabusa ndetse n'ibindi bintu byinshi cyane, ari nacyo cyatumye akomeza kugenda ashima Imana. RDB rero yijeje abakiriya biriya hoteli kuba izagenzura neza, ikagenzura niba koko iriya hoteli yaba ifite ikibazo cyangwa se itagifite, ikabikorana ubwira ndetse n'ubwitonzi, cyo kimwe na PSF. Na PSF rero ni urwego rw'abikorera narwo rwatekereje ko ruzafasha cyane mu kurenganura abarengana, niba ari hoteli irengana bakayirenganura, niba ari abakiriya babo bakabarenganura, uko byagenda kose. Nk'uko rero iperereza ryaje kuba ryakorwa n'urwego rushinzwe iterambere mu Rwanda, RDB, Rwanda Development Board, rwagaragaje yuko iyi hoteli ngo itari ifite ibyangombwa mu rwego rwo kuba nyine yakwakira abakerarugendo no kuba yamera nk'izindi hoteli zose. Reka tugusomere itangazo rya nyaryo kugira ngo uze kubasha kugenda uryumva nk'uko byaje bivugwa, nk'uko byanditswe mu binyamakuru. Urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB rwatangaje ko rero rwafunze by'agateganyo hoteli Chateau Le Marara iherereye mu karere ka Karongi, nyuma yo gusanga ikora nta ruhushya rubemerera gutanga serivisi z'ubukerarugendo binyuranyije n'amategeko y'u Rwanda, kandi ngo uwakoze ibingibi aba agomba guhanwa uko byagenda kose. Igihano rero nta kindi bahise babaha, ni ukuba babafungiye. Reka tukugezeho itangazo rya RDB nk'uko RDB yaryanditse. Hejuru habanza RDB mu mabara neza y'ikimenyetso gikuru cy'igihugu, iryo ni idarapo ry'igihugu, Rwanda Development Board. Itangazo: gufunga by'agateganyo hoteli Chateau Le Marara. Itangazo riragira ati: hashingiwe ku itegeko nomero 12/2014 ryo kuwa 19 z'ukwa gatanu 2014 rigena imitunganyirize y'ubukerarugendo mu Rwanda, cyane cyane mu ngingo zaryo za 5, 20 ndetse na 29 ziteganya ko buri kigo gikora mu rwego rw'ubukerarugendo kigomba kugira uruhushya rwemewe rwo gukora, zikanaha urwego rushinzwe iterambere mu Rwanda RDB ububasha bwo guhagarika cyangwa se gufunga ibigo binyuranyije n'amategeko cyangwa se bitubahirije amategeko. RDB itegetse ko rero ibikorwa bya Hotel Chateau Le Marara bihagarara nyuma y'iperereza ryakozwe. Byagaragaye ko rero iyi hoteli ikora nta ruhushya, bityo rero iyi hoteli rero ikaba itarubahirije amategeko agenga ubukerarugendo hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Nuko itangazo rivuga kandi rirakomeza rigira ati: guhera kuri tariki 22, ubwo turavuga uno munsi Nyakanga 2025, hoteli Chateau Le Marara niyemerewe kongera gukomeza ibikorwa. Nyuma y'iyi tariki bizafatwa nko kwica amategeko. Nikomeza gukora nyuma y'iyi tariki ya 22 bizafata nko kwica amategeko igihugu kigenderaho. Bishobora rero kuvamo ibihano bikomeye cyane. Kongera gufungura bizasuzumwa ari uko rero iyi hoteli imaze kuzuza neza ibisabwa ngo ihabwe uruhushya rwo gukora mu rwego rw'ubukerarugendo no kubahiriza byuzuye ibisabwa n'amategeko byose. Abantu bose rero bakora mu rwego rw'ubukerarugendo no kwakira abantu baributswa rero ko kugira uruhushya rwemewe rwo gukora ibi bikorwa, by'umwihariko by'ubukerarugendo biteganywa n'itegeko. Uru ruhushya rero rugaragaza ko ibikorwa byujuje ibisabwa by'ibanze mu bijyanye n'umutekano, serivisi nziza n'imikorere, hagamijwe kurinda abagana ndetse ababagana ndetse n'urwego rw'ubukerarugendo muri rusange. RDB rero izakomeza kugerageza ubunyangamugayo, umutekano n'ubunyamwuga mu rwego rw'ubukerarugendo ndetse no kwakira abantu hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ku bindi bisobanuro rero cyangwa amakuru mwakenera, mushobora kujya ku cyicaro cyangwa se ku ishami rya RDB mukabaza ibindi bisobanuro. Akaba ariko itangazo ryaje kuba rivuga.
muramaze kuryiyumvira rero nuko itangazo rya RDB ryaje kuba riri kugenda rivuga rimenyesha abantu bose yuko baganaga iriya hoteli bagomba kwita babihagarika vuba bwangu kugeza babonye icyangombwa. Ni amakuru rero ari trend akomeze gutrendinga hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda yuko iriya hoteli yari hoteli ikomeye cyane. Nta kabuza rero abangaba bayireze nibo bantu babigiye inyuma kandi banabiri inyuma, dore yuko ngo ari n'abantu bakomeye cyane atari abantu boroheje. Akaba rero ari uko nguko byaje kugendekera iriya hoteli nyuma yuko rero ihaye serivisi mbi bano bantu bakoreyemo ubukwe. Rero Nishimwe Naomi watangije iki kibazo akaba ari nawe waje kuba yagihagurutsa akavuga yuko ibingibi ngo bidakwiriye, ngo bahawe serivisi mbi rwose n'abandi bakagenda buriraho ndetse n'itangazamakuru rikaza kuririraho, avuga yuko ngo abantu bamutoteje cyane bakamusebya n'iki ariko ashimye Imana. Mu binyamakuru rero byandika inyarwanda.com yanditse ati twavuze ku byo rero twanyuzemo bahita batwibasira, hanyuma tuje gusanga rero hoteli ikora idafite uruhushya rukwiye. Ibi rero ntibireba gusa icyo gikorwa kimwe, bireba kubahiriza inshingano no gukora ibyiza ku bantu bakugiriye icyizere. Amahirwe rero ya Miss Nishimwe Naomi ndetse amashimwe akomeye cyane kuri we, n'ayo magambo yabivuze agaragaza yuko ngo bavuze ibintu maze bagatwama bakagira gutya abantu bakabaseka cyane, ariko nyuma ngo bigaragaye yuko iyi hoteli ariyo iba iri mu makosa. Nawe rero nyuma yuko rero hoteli Chateau Le Marara yabahagarikiwe cyangwa se yahagarikiwe serivisi zose yakoreraga, nyuma yuko ibahaye serivisi mbi ihagaritswe by'agateganyo na RDB noneho byanyabyo, kubwo rero gukora nta byangombwa ifite. Ibingibi nibyo byatumye ifungwa. Ni ibingibi rero twagendaga tukugarukiraho tukubwira yuko iby'iyi hoteli kugeza aka kanya bitifashe neza habe na gakeya, bitewe nuko n'ubundi iyi hoteli yahagaritswe by'agateganyo kandi n'ubundi iyi hoteli ngo yatangaga serivisi mbi. Gusa hari n'abandi bakomezaga kugenda bayikoreramo bakagera aho ngaho bakavuga bati iyi hoteli ni nziza tukayikoreramo ibindi birori. Murabyibuka yuko ku munsi w'ejo bundi twakubwiye ko Bahavuze Jeannette yakoreyemo ibirori bikomeye cyane, ni ibirori by'isabukuru yiwe aho abantu bamugannye ari benshi cyane. Akaba rero ari uko kuntu byaje kuba byagenda, gusa akagaragaza yuko we yahishimiye ndetse yahawe serivisi nziza cyane rwose nta makemwa, ariko bitandukanye nk'uko nyine abandi baje kuba babibona. Ubwo ngubwo bituma iyi hoteli rero kugeza muri aka kanya iba inafunze. Ubu ngubu irafunze, reka tukubwire ko ifunze rwose. Ubu ngubu nta muntu uri kuyigana, nta n'ushobora kuyigana, bitewe n'uko nyine bayifunze kugira ngo itunganyirizwe, yongere ishake ibyangombwa bushyashya, yongere yisuganye, maze haboneke uburyo bushyashya bwo yakoramo mu buryo bwuzuye pana uburyo butuzuye, dore yuko ngo yatangaga serivisi mbi rwose, ngo abajyagayo babibonaga nk'uko byavugwaga, gusa bikavugwa yuko ari ukusebya ndetse no guserereza iyi hoteli, ari nacyo cyatumye ifata umwanzuro wo kuba yarega iyi hoteli nuko ikarega. Nyuma yo kurega rero RIB igakurikirana icyaha, igasanga ngo nayo iri mu makosa akomeye cyane. Ni ibingibi rero biri kugenda bigarukwaho kuri iyi hoteli. Icyo twagusaba gusa ni cya kindi, ni ugukora subscribe kugira ngo tujye tujyana mu biganiro bigenda bikurikira iki ngiki. Ugira ibihe byiza.